Umva gute ukuntu abantu bashobora kwirwana imyaka 8 hari abantu batageze 20 barwana na miliyoni itari munsi y'2-3 y'abantu kandi bagwanira mu kanogo kamwe kangana ni base minembwe paka w'igihugu ntakibegamiye intambara zigitangira Shalom bakunzi burunga TV bakunzi b'insobeko TV mukunda kudukurikirana umunsi kundi turabaramukije kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherere mwese bwababwije ni mwiriwe nanone nimba bukeye aho herereye ni mwaramutse uyu munsi turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 ku mwaka wa 2025 ni wa mwanya mwiza dukunze kubagezaho amakuru yavyukiyeho cyane mu misozi miremire murenge ndetse no mu gihugu hose cyane igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri mikoro nujya mumenyereye Cubahiro Alex mvuna abandi kuva ku Runga TV nanone sindinje nyine ndi kumwe na mugenzi wanje dukunze kubana mu makuru cyangwa se ibiganiro bya buri munsi. Mugisha Joshua ku Nsobeko TV. Yego murakoze cyane. Obuze gute bwana Mugisha? Na mahoro nkabandi. Ndabona ufite fresh air ngaho ni Yesu hari amakuru meza ugiye kutugezaho ukaba imbere babaza ngo ni Yesu ntabwo turamwizera niwe byose cyane. Yego kuko twatuvuze rero turasuhuza intare za Sarambwe turasuhuza amadubu turasuhuza abanyamurenge bari mu murenge hose ubwo turavuga muri Ho Plateau na Moye Plateau Fizo Villa ndetse na Mwenga bari mu bihe bitaboroheye ariko kandi dukomeza kwasabira kumanura Imana ikomeze ibiteho kandi ibarinde. Hanyuma rero ejo twababwiye inkuru zibita cyangwa se z'intambara zari muri ya misozi miremire kuva ku munsi w'ejo bundi nejo uyu munsi rero n'ubundi ntibizacecetse hari intambara zavyukiyeho. Duhere hehe bwana Dr. Mugisha? Axe Mikenke Rwisankuku ni naho twasoreje ejo tuvuga ko aduye ataraye kuri yego yaraye aho hafi babyuse bambikana mu gitondo cakare saa 11 urugamba rwari rutangiye. Amakuru meza ku ruhande rwa twirwaneho ndetse n'amadubu nayahe ari kuvuga aduye yahunze aduye yahunze buriya nabibuze kuva kera umuntu udafite hazanisha ukuri ntihaba imbaraga haba ukuri ntaho waba ufite imbaraga zingana gute ariko urwanira ibitariho urwanira inyungu wenda zigutunga cyangwa se ibindi n'ibindi ariko umuntu uhagaze mu kuri amaherezo aranesha. Urwanira kubaho kwe urwanira gakondo ye urwanira igihugu ce wowe ushaka kumwambura ntabwo byakunda. Urugamba rero rwari rworoshe pe nabuke amakuru dufitiye gihamya nuko aduye yahunze kandi ahunga nabi sigataye imirambo bana bakongomani bana b'abarundi ibyo byose ni politike mbi tubivuga twishimye haraho mbona bishimira wenda imirambo n'ibindi ariko n'ibintu bibabaje cyane. Umuntu n'umuntu kandi umukongomani we nakarusho n'uwacu bira byose no kwera ubutegetsi bubi orientation mbi yego bagiye hadakwiye ngo saa 10 za mu rukerera Rwisankuku yari yamaze kuva mu gitondo Rwisankuku yarivuyemo basize Maiti Nishi hari nabo babashe gufata bahari tuzayibona wenda bazabitugezaho abishinzwe bari hariya bazabatwereka amateko z'intambara zirahari n'ibikoresho byinshi cyane tutarondora ko turiyo ariko abatubwiye amakuru batubwiye ko ari byinshi biriya bikomakomeye biri hejuru y'ibindi imbunda zikuru ngo 27 n'izirushaho izindi zirindwi izo bavuze 27 cyangwa 27 n'izira zitera amabombe za imbunda nkuru za rapide zimwe zitera amakompora ariko bavuze ko tweruvu 12 12 ari zirindwi yego za machine guns zo ni nyinshi cyane bavuze ko imbunda ni nyinshi cyane nukuvuga ngo aduye yahunze nabi amura yose yasigaye iri hariya maboko y'abatabazi cyangwa se yabarwanira kubaho. Ku muntu utazi neza Rwisankuku wa muncamake geography ya Rwisankuku imeze gute? Rwisankuku uwo uri muri Minembwe urayirangiza hejuru y'ibibira byo mu Karingi ikaba ku ruhande rw'uburyo
umuhanda uja mu Mikenke uvuye mu Minembwe ariko nanone hari umuhanda ucayo n'ubundi uzagera za Mikenke uzungurutse za Bicumbi za zero uriya muhanda wose wo mu gatatu urazamuka arenga ruguru kuri zero ugasuka wanagera nanone mu Gisankuku ubwo buriya kuno yazamutenja na azanyamari yo ngiyo nuko na za Birarombiri hafi za Birarombiri ziri hakurya iyo ngiyo nuko hakaba hari ahantu nahageze ka kabiri n'ahantu nibibira nibisambu biri hejuru misozi cyane ni misozi iri hejuru iyo uriyo ureba Mikenke hasi yawe ujya nko ku murambi Mikenke iri nko mu ndego iri nko mu ndego abandi bari nko hejuru bagasura akaba hejuru ga Karingi ndetse wari uburangiza za Irundu hasi yawe Irundu bureba hasi yawe na za Karongi uri rwitsa ngo ubona Irundu hasi ryarango y'Irundu nukuvuga ngo uciye wenda ngo mu Karingi kwa Musinga uradevya ugafata inzira rwitsa Nkuku ukamanuka ari igishanga gihaba iyo wikiye muri cyo gishanga uzamuka igisambu kirekire shabaga giteye ubwo banige cy'amahoro nyine babagizi banabi badakunda ubwo ko warige nk'aba insoresore z'abafurero n'ababembe bategeraga abantu bakabagira nabi twagicagamo twihuta cyane byabaga bigoye kwihuta uzamuka ariko umanuka twamanukaga twirukanga wika wakuka igishanga ukaba winjiye rero muri Karingi ukaba ugeze ahantu atekanye nuvuga ngo na ahantu hari complique ubuntu ni mu misozi kandi iyo misozi kabana n'ibisambu bifite n'ibibira n'ibiti birebire cyane niyo Gisankuku mu bijanye na gisirikare ngo na ahantu hari strategique cyane niyo mpamvu ubona n'ubu ngubu Adu yari amaze kirekire ubwo niyo poezeroga n'ubundi niyo poezero nuvuga ngo Adu yari hari kandi si kure ni hafi cyane y'abaturage ariko nyine kuko ari ahantu hari strategique cyane bishoboke ko hari urugamba rutoroshe habakuye ngo umwanzi cyangwa se Adu watwirwaneho ndetse n'amadu ngo yaturuka nyine wateraga za Mikenke wateraga za Karingi ngo naho muri Rwitsankuku naho yaturukaga nkubwiye kuko kugira ngo umukurikire bitoroshe ntigisambu genda ngo amasaha atari munsi ya 3 cyaro Rwitsankuku kikibira n'ibishurushuru kugira ngo uzarenge rero misozi ya Rwitsankuku ni hejuru kandi akaba ahantu hahora igihu ni mu gihu ni imisozi ikonje irimo mu muyaga ukonje cyane n'ahantu hagoye agasura akaba hagati y'ibisambu n'ibibira uva rero n'ahantu n'abagabo nyine bohakura Aduyi uriya madubu n'intare bafite amastrategie akomeye kandi nyine bashobora kuba barigishijwe n'ibintu byinshi ari gisirikare bize hari n'ubuzima bwabigishe byinshi iyo wangwa rero hari n'umutima karemano nawo buriya nawe n'umutima wenda ditwa ku specializa cyane ariko birazwi harimo abagabo babiherewe ubasha n'Imana uri Imana nayirema abantu hari imiryango yagiha baragazo zidasanzwe nuvuga ngo Imana irasa nkaho yari ibizi uriya nyine usanga nkuze kureba cyane biriya bintu mw'imashamba bikoko mpyisi usanga uko zibayeho hari zibeshejweho n'izindi n'ibintu bitoroshe ariko usanga zijya nke usanga ari nke akenshi usanga ari nyembaraga rero ari n'igihe wenda ubuke bwacu ushobora kuba bubitse izindi mbaraga niyo mpamvu abantu birwana none se we wumva gute ukuntu abantu bashobora kwirwana imyaka 8 hari abantu batageze 20 barwana n'imiliyoni itari munsi y'2-3 y'abantu kandi bagwanira mu kanogo kamwe kangana ni base minembwe mpaka w'igihugu ntakibegamiye intambara zigitangira hari gihe twabaraga twageze ibitero hafi 30 mu kwezi buri munsi abantu baterwa buri munsi abantu baterwa ariho nkomeza ngaya FRDC kuko bari yari kiriyo ntaco yakoraga abantu birwanaho zuko ureba ntuzi Minembwe urayizi se Minembwe ndayizi nubwo bitari barya centre Madego Adu yageze harya kurya ku runundu muri Sepake kandi FRDC nta intervention yakoze Adu yageze mu Muzinda ngahi basi nta intervention FRDC yakoze rimwe nibwo bigeze kwikora turanamushimira nubwo yarangije rugabisha wenda nawe yarayobonaga kuko ibyo rero rose adashobora guhungana na FRDC ngo ahunga amahoro kuko iyo adatabara wa munsi Adu yari yaje nabi afatikanya n'abatabazi barajana Adu baramanukana bamugeza ahantu bitangwa ni Musika
babasha kugaruka ariko mu by'ukuri abanyamurenge bahuye n'ibitero bitabaho biriya bitero rero byabigishije strategy zikomeye zo kurwana rero babakuye muri Rwisankuku hari imbaraga zakuye muri Rwisankuku ubu tuvuge ko wenda umwanzi watwirwaneho cyangwa se yaduye watwirwaneho ahanini ashoye imbaraga ni za gipupu hasigaye cyangwa ni imikarati numvise ngo abarundi bahagize ga etamajoro yabo imikarati irahari ahubwo imikarati ntiyarwanye imikarati wenda turaza kureba no uko biza kuba bimeze wenda hari bashobora kuza gutanga musada cyangwa se bakarukana n'abahunze ariko n'ubundi bariteguwe kandi ingabo zirwanira ukuri bavuze ngo umunyamakuru nkunda gukurikirana cyane abangwa n'ingabo zihetse isezerano yahari isezerano ry'amahoro riri muri bari abantu isezerano ry'amahoro riri muri AFC tubivuge cyane isezerano ry'amahoro riri muri AFC M23 twirwaneho kuko kibarobanura abakongomani ku butoni yego ubwo taguciye mu ijambo waruvuze za gipupu na biraro mbiri na za mikarati n'ahantu hadatandukanye cyane ariko ingabo zirahari zizabitanga kandi ahari intambara ishobora kuzaba mu za nyuma turasaba n'abarundi gutaha ntaje barwanira hariya hariya si iwabo hariya hantu bashobora kuhaba kuko natwe abantu bashoje Burundi ntubundi rega imipaka yazanywe n'abazungu ibihugu ntibyabagaho iyi Afrika ari yacu twese rero nibazanywa n'amahoro harani iwabo wakorera bisabwa n'amategeko y'igihugu babyujuje ntaco batokorera hariya ni iwabo kimwe nuko umukongomani ntaco atokorera Bujumbura yujuje ibisabwa rero abarundi baje mu buryo bubi niyo mpamvu babonye n'abaturage basaza abana bagore papa babagamagana bavuga ati musubireyo hano si iwanyu nuko baje mu buryo butari bwo yego nanuze ati nyuma y'ayo makuru yuko Rwisankuku yageze mu maboko y'abasore birwanaho ndetse n'intare za Sarambwe hari tangazo nabonye ry'umuyobozi w'icama ca MRDP twirwaneho ari we musaza Dr Kaniki Freddy rizamura cyangwa se riha amagrade cyangwa se grade mu kinyamurenge amapete yazamuye abasirikare mu nzego sinzi rero nimba twovuga gusa nk'abaofisi bakuru bashizweho abandi tukaza gushira itangazo abakunzi b'urubunga ndetse n'abisobeko bakaza kuzisomera gushira itangazo bakaza kubikurikirana muri abo bakuru nabonyemwo abagizwe colonel Fur cyangwa se bahawe grade ya colonel na bagabo 9 wa mbere ni Gakunzima Masabo John Gikwerere Makombe Charles Mufoko Rurwe Jolie Munyamahoro Mudeke Jacques Ndakize Kamasa welcome Ndori best friend Thomas Nyamibwa Masasa Isaac Rushambarirwa Bigirimana Moise Singaye Ntebutsi Prosper abo ni babahawe umwanya wa colonel ni colonel Fur colonel Fur bavuze ngo colonel ubwo abari colonel Fur munsi niyo bavuze ngo sonome au grade de lieutenant colonel uvuga ngo bavuga abandi lieutenant colonel niwo wungirije colonel noneho rero ayo makora aranejeje makoranejeje ni liste ndende ni ndende harimo wenda na majoro n'amakapiteni kwika hasi rwose ari wenda nanda ari hejuru turayiteguye ashobora kuba hari oya nabonye itangazo reka wenda ari naryo nako grade ntoreka kuvuga ya late general Makanika yabaye lieutenant general niwe no mitima yacu niwe mitima yacu rabihamya twebwe dushobora no kumugira marechal muri twebwe birashoboka cyakoze kirarenze yaratwitangiye cyane dore Yesu umwana w'Imana aritanze isi yose iramuramya uriya nawe yitangiye hari iwacu munyamurenge wese amufite mu mutima ntashari ni marechal cyangwa se lieutenant general rwose iyi grade
yarayikwiriye kandi ndakeka ko wenda no mu minsi izaza mbere bashobora kuzakomeza n'ubundi no kumuzamura ibihe byacu byose tuzamwibuka general witeka ryose mu gihe cyose abo ubwoko bazaba bakiriho bakari general hari general zizibagirana zirahari hari kwiyama kandi ntizibagirana rwose wenda kugira ngo dutambuke uru rutonde rwa Magrade cyangwa se iri tangazo ryashizweho n'ubuyobozi bwa MDP hari ijambo bivugaho kugira ngo wenda tutambuke babikoze neza tunatinda birabakwiye nabonye mabonzi ndishima bo nashoboye gutekereza wenda batakiriho ariko nyine ni imigambi y'Imana abo n'Imana ibigena kandi nabo tuzabibuka iteka ryose ni nabo batumye nabo bandi wenda bazamuka kuko ibo ntibapfuye urugamba ntirugenda gutyo ntirugenda ubusa abo twabuze twihanganisha imiryango yabo ni yacu na ni barumuna bacu ni bakuru bacu bagombye kuba benshi bari aho ngaho ariko mu by'ukuri siko bimeze kuri none ariko Uwiteka n'umucamanza amahoro baharaniye tuzayageraho nuko rero tubahaye felicitation tubasabiye uburinzi bw'Imana tubasabiye ubwenge buva ku Mana tubasabiye wisdom sagesse iba mu ijuru niyo bazahabwa n'igihugu kugira ngo bakirinde tukeneye amahoro yego asande rero reka dukomeze n'amakuru yandi ari kuvugwa hirya no hino twaba tumaze iminsi nk'ingahe tuvuga uwitwa Munigantama ndetse n'itsinda rye ryitwa Akagara amakuru atugeraho nuko uyu munsi batakivuga rumwe bacitsemo kabiri kwa kubura intego nta mpamvu bacitsemo kabiri nabisomye ahantu ngaya vimuzi twumve uko byifashe no ntibitandukanye nako mubona mayimayi zirasana zonyine bwaca zigasubirana nawe ejo usanga bari kumwe kandi kumubona ifarise yihindukana mayimayi bakarasana bwaca ni uguhuzagurika niko babyita mu kinyamurenge ciza bareka guhuzagurika badafite impamvu narababwiye ngo niba umuntu aba Kinshasa urugero rwa Nanga hari undi colonel ntibuka izina ryiwe waje muri cage ca mbere Bunagana hari n'abanyamakuru bavuye Kinshasa baje gutara amakuru bagwa muri AFC kugeza ubu nyene bariyo cyane no ubango kuko basanze hari intego igihugu carashanyutse carashize AFC hujwe n'intego yo kubohora igihugu cyose l'entièreté ya territoire congolais yose no kuvuga ngo rero Kongo irapfuye ahantu hose iyi AFC na M23 twirwaneho n'abantu bashaka gushira ibintu mu buryo iyo rero mufite iyo ntego ntaco mwopfa kandi wibuke ko abantu bagaragaje gucama abantu mu magambo kuri media ngo runaka Marananga ndavuga rumwe na General Makenga Marase Matama yakoroganye na Kanyiki baciyemo abantu bimwe biteye ubwoba propaganda nyine barazamamaza Rugabo aravuga ati ndatandukaniro ririho rya M23 natwirwaneho muri mubiki dufite inzego z'ubuyobozi structure natwirwaneho irahari structure ya M23 irahari politique militaire mwebwe muza gute muza mute ingabo zacu ziriho nikimenye hari zagiye muri Nord Kivu mbere ko M23 igaruka muri Sud Kivu imikoranire yacu irahari irahasanzwe ibyo gucikamo nimwe mwa mubivuga twe ndi tubisi hatanga n'urugero rwa colonel wari ruguru Gakufe ari hano ayo macakubi nibwo yanavuze n'ijambo nyirabata Akagara na warakazi Akagara kamaze kumenyekana ariko kamenyekanye nabi mu bikorwa by'amafuti byo gucama abantu no wereza kubesha kurema ibinyoma none dore nibo baba bacikamo mbere y'abandi noneho numvise kuko hari amatsinda abiri hari itsinda rya Lieutenant General n'itsinda rya General de Brigade Gasita Lieutenant General Masunzu kuko bivugwa biravuga ko yafunzwe abangire ngo ashize nk'iminsi itarenze 5 n'ikine gutyo ari mu nzego za subugenza caha ari ziperereza noneho hakaba n'ikindi gice
cyaga General Gasita ciyongoye ku babo kirangajwe imbere ya General Gasita akaba ari kumwe na Munigantama nawe ejo bakubahwihwisa cyane ngo ndetse ahubwo bakaba bafite impamvu ngo nawe yafunzwe cyangwa ngo yahamagawe ibintu nk'ibyo wenda ni n'uburyo bwo kumubaza we n'ubusanga ariko Gasita ari free ari libre tafunzwe noneho ukibaza ko bashitsemo ahubwo se ntiyashobora kuba hariho impamvu muzituma wenda General kuba ya mu mifungire ya General ntiyashobora kuba harimo impamvu z'aka kagara uko ubwami bucitsemo ubundi burashira icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza tese ko General Masunzu atarafungwa iri cikamwe ritari ririmo nubwo hari inama yabaye Bujumbura ushize ngo biranga batumvikanye kuba araye muri prison minsi ngahe kera bakabashitsemo ahubwo nabo twabakekera mu gufungisha uwabo kuko Bujumbura habera ibintu byinshi kandi atari iwacu amanama atandukanye hari n'abavuga ko habera amanama ahuza Gumino na P5 ukibaza iyo relation hagati ya Gumino P5 Burundi leta ya Kongo Mayimayi bikagucanga P5 n'abanyarwanda noneho leta barana n'abarundi Mayimayi ni bene wacu n'abakongomani umugambi ni inama zabo icyo ziba zigamije naco ntabwo twakimenya ariko mu byukuri niba kagara kacitsemo kandi koko kacitsemo basubiranyemo haraza kuza igice kimwe gishobora kuba gifite na kompla ahubwo mu mifungire ya General birashoboka ahubwo nabibonye no kuri space zabo z'abanyakagara bonyine ko ratijambo bakagusiba ukora ariko hari ukuntu batayebumvikana nabo ubwabo bacitsemo ku ma space noneho iki gice ca General Lieutenant General Masunzu bakavuga ko kirimo bakamanzi na Gumino yakera aribo Nyamusaraba na Fureko na ngirengo na Kabosa ari mu Rwanda rwabo Kabosa ajya si Gumino none bakamanzi na Jean Skoyi ari muri kino gihande ca Gasita kandi nababonye ubushize bombi bari kumwe kuri bari bataratandukana buriya bari yankuru cyangwa arukujisha nyine bababesha abantu bakiri kumwe ariko mu kuri ntibari kumwe ariko uza kwibuka kuko General Masunzu yigeze gufunga Gasita imyaka 3 ntabwo yarafungiwe ngiye ndahazi namucaga buri gihe mvuye ku ishuri mu gapango mu nzu y'igihiza afite akaradiyo kiwe cyabanza arakira umusore unamucaga buri munsi afunzwe akabigiye mu pepera akanda musana wenyine General akagira atyo ariko muto nawe akagira atyo n'akaradiyo ke nubaga ngo bamuhaga inkoko rimwe mu cyumweru ubundi akarya ibyo kurya bisanzwe ariko yamaze imyaka 3 afunzwe uburyo yafunguwemo kugeza ubu nyine namayobera ntubaga mbere ngo avuga ngo bavuga ngo inzego za gisirikare zari yaraminembwe zishaka kumufungura akavuga ati simfungurwa ntaraburana mwajijije iki bikagaragara ko umuntu ashobora kuba yari yarenganye cyangwa se wenda information zamufungishe zari fose hari naho nubaba ngo namahanuzi tunamagana n'abasirikare bagenda ku mahanuzi nakagara ngo afite abahanuzi menshi cyane ari nayo ibinyoma twagaza babesha amahanuzi se amahanuzi ubuhanuzi se ndibwasore muri Kristo Yesu aho ni muri Bibiliya ariko mu byukuri ubuhanuzi buyobeje abantu niba muri hamwiringiye amahanuzi no ukuri niko gutsinda ntabwo ari amahanuzi ibinyoma mu murimo nawe Gasita General ngo numva baba ngo mu mifungire yiwe warimo ukoko kwa mahanuzi ariko nyine n'intambara z'ubujiji tuzagenda tubutsinda buhoro harige tuzaba badafite nayo mahanuzi kandi n'abashinwa ntayo bafite n'abanyamerika ntayo bafite kandi bateye imbere bameze ibikomeye nuko hari n'ibihugu byinshi bitazi n'uyu Yesu tuvuga mu Bushinwa abona ko abakristo barimo kurenga n'amakanisa ko barayafunga n'imisigiti ibyo ni biki guteka mutwe bwanyu ni domination mushaka domini murashaka kuza Ubushinwa ni igihugu gifite ubuyobozi n'imitekerere yabwo by'amadini n'ubukoroni turabizi musubizeyo nawe rero ukarenga gukora ahantu ngo weretswe igihugu gitegekwa na systeme mwashizeho nukuri murwanira yego noneho
iki gice cya Gasita n'ejo Muniga Ntama garimo uyu nawe yarafunzwe kandi n'imyaka irenga 3 Muniga Ntama kandi afashwe n'ingabo za leta General Masunzu. Muniga Ntama buriya yigeze kuba nuko mvuga patriote bakumva bazalendo n'ibindi patriote ni twebwe twirwaneho abarwana shaka AFC twirwaneho M23 nibo ba patriote umuzalendo n'umuntu bakonshiye ko igihugu kitameze neza akavuga ati no gupfiriza impamvu z'uko igihugu canje kitameze neza ndemera mpfe para magara yanje ariko igihugu kije ku murongo iyo niyo patriotism naho bare abarwana mu mafuti n'ubupfu bica abantu barenganya n'abandi na tribal ubundi patriote ndashobora kuba n'umuntu mu tribal tuje okunda nuba ngo patriote n'umuntu n'umuzalendo nyine umuntu ufite igihugu cyo ku mutima no mu mbaraga ze zose rero uyu nawe yigeze gushaka kumenya ibitaza bigenda neza muri Kongo yigeze wenda kugira nk'akenge ko kumenya karengane k'ubwoko bwe arakongo bukamere ko mvuga ni Muniga Ntama aravuga ati no Sebakiyana ubwoko bwanje bumazigiye mu kaga bufa none ubwo ngeze muri Amerika nta kindi kintu uzakora nzaje kurenganura ubwoko abatutsi n'abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri rusange araza abasha gukora ibyo yarashoboye ariko bari mu murongo mwiza aza he akarengane ndi ruguru se murenge yakoze amasensibilisation ari abanyeshuri yasanze za Uganda bumva nyina akarengane kacu bagenda batabaye ari timi tari ntoya arabakiriho ari nabandi babashe kugwa ku rugamba nyine rwo kuhora igihugu Muniga Ntama aza gufatwa we bamufata ahantu muri hotel ngira ngo ni Bujumbura ni Kinshasa ahubwo nzanibaza ati se ryashaka nakwa kuri kwawe ku murimo bamukoreye torutire ukuri kumuvamo ikinyoma kirinjira kiramufata ariko nawe yakorewe torutire bakuburyo bavuga ko igihe yavuyemo yasaga n'umuntu wataye ubwenge akaba yarasimbuje ikinyoma ukuri ko ari ku murimo cyangwa se akaba ari umuntu wahahamutse ku buryo iyo bavuze Kongo yumva Kongo ifite ububasha kurutana za Amerika ababateka uko bimeze kose Kongo ntizotsindwa rekanyijemo cyangwa se iki kinyoma cya Kongo gifite ingufu zidashobora gukuka reka njyewe nje mu kinyoma kuko Kongo irakomeye ni ibintu umuntu ashobora kwibaza ariko ifatwa ry'urumva ko gafatiwe muri eneo General Lieutenant Masunzu ni wari ukirirejo ibukavu noneho yafashwe n'ingabo zo kuresha Bukavu intasi za Bukavu zafashe Muniga Ntama bafata n'abasirikari benshi muri babana bari batabaye abenshi babahitishijemo tunabashima ko batanabishe hasi muvuye ku ishuri ntuje gukora iki bafata igice kimwe cemeye kujya mu gisirikari kirajoyininga FARDC abandi ngo bashakira amatike niko numvishe basubira ku mashuri noneho ya arme ya Muniga Ntama irashira iwaje muri gereza avuyemo rero azari uwundi muntu utoroshe bamuswaje kwa kuri kose kwamujanye muri Kongo ahita agira ate akwikuramo akwisohoramo kumushiramo ushobora gusanga ari cyo yabemereye ni mondeka ibindabireka no nabyo birashoboka ashobora kuba hari ico yasinyiye hari abati mwebwe gusa mupfe kureka nsohoke si bare abatutsi si ruri ya Rwanda mu mushinja nko korana narwo zarurwanya kugeza mpfuye wenda akaba ari kuri kontra y'ibyo yasinyiye nuko kugeza ubu nyine yabamubakiye buriya na office afite office Bujumbura cyo kwega ko Muniga Ntama akomeye bamubakiye inzu yo kuruhukiramo irimo na biro ziwe ari Bujumbura abantu benshi wenda ntibabibizi ariko Muniga Ntama n'umuntu ufite agaciro nadire muri ya arme y'u Burundi nuko tafoke gani aba bagabo bombi barafunzwe n'uri Lieutenant General Masunzu ushaka kwibaza ko barakora revenge se ku buryo bibutse ibyababaye bakavuga ati ubwo tubonye natwe opportunity gato tumugambane bamutemo birashoboka nabyo cyane ntabarya bitakwira bavuze nabo birashoboka yameza 6 yarashize ni ibintu byinshi mu byukuri ariko ibi byose bikomoka ku gutatanya imbaraga
ubutamenya intego no guhuzagurika n'aba bose ubona bano ba Lieutenant General Masunzu nta bantu baza akarengane cyane cyane gakorerwa ubwoko bwabo sinzi ico bagasimbuje kandi katarashira ari mu batabaye General Masunzu ari mu hagaritse genocide mu Rwanda urumva ntiyapfuye kugenda gusa adafite impamvu hagaruka gusa guhagarika genocide n'ubundi yaritangiye muri Kongo 96 urumva rero icamukuye rero mu murongo wenda twita kuko ari ukurengera abarengana ariyo minorite ntibari amafaranga kaberegeza bango nzabarwanisha ngoresha amafaranga simbizi ngo yigeze kubivuga ni faranga taki faranga ariko kuri none ari uwo Kabila nawe ari hanze ya system nyuma yaho atayo umurongo nibwo yagiye azamugwa mu nzego cyane nico gawani wanakwibaza gasite ejo bundi avuye muri gereza cyangwa aho yarafungishijwe amaso n'ibindi yahawe iranka ahitaza donc hari co bavuganye mbere ko bamuhegera amuhari yaranka kirahari ahubwo ugasanga noneho bimeze nko kuducuruza twebwe les victimes wese iyo amaraso amenetse hari yabo hakaba harimo kuboko kuwacu gusa uri ku ruhande rwa leta hahita tumbagira akazamuka karenga hejuru n'ubuzima bwahinduka none rero abafite imigambi yo kuducuruza dufite imiryango n'abana mureke turere kandi turebe kuko nta twari dusiga abana bakuze ko abantu bamaze kugwa hariya abana b'imfuvyi hariya n'abafakazi nta muntu taco wabinganya yego taco wabigurana ukuri kw'Imana taco rero abadukurikiye bamenye kuko nta uri hejuru y'ubwoko nta muntu uri hejuru y'ubwoko kandi ubwoko ntibuza butsindwa Imana ntizinarebera umuntu mu wiwe cyangwa mu mfuko cyangwa kuri banki cyangwa murebe ku nyungu ze kuna Imana irebera umuntu mu bwoko ufite ubwenge bwose bukora neza nubwo turi abanyantege nke nibwo tuguye izo mbaraga rero bana n'ubwoko ubwoko mvuga simvuga ngo n'ubwoko muri rusanga bw'Abakongomani hariho n'ubwoko bw'Abatutsi cyangwa se Abanyamurenge bugizigiye burengana kubwisohoramo utagenda no kubushakira igisubizo ahubwo kubucuruza bizakugira ingaruka kandi towutari leta ya Kongo izamenya aka karengane dukorerwa izasaba imbabazi simvuze ngo ni ya Gisegeti kandi nawe birashoboka hari igihe leta ya Kongo izasaba Abatutsi imbabazi rwose ico gihe wowe uzabigicibwa kuko ntiwari ubiyobewe akarengane dukorerwa ukabirengaho ukaja ku nyungu zawe ukicisha abantu nuko rero akagara kacitsemo bo njewe nkomeza no kubahamagara ngo bagaruke birazo gucikamo no guhuzagurika bacitsegamo niho baprofita kwitekerezaho bakaba bo kubano ari intego bafite nibagarukaga baraje mu ntego y'abirwana uretse kwiyemera ngo turi apatriote wasigaye bavuga ngo runaka ngo ni patriote twe tukabikise twebwe abasigaye tukabike hana badatinya kuvuga ngo mwebwe ngo mwayose ngo leta y'ikindi gihugu tugira igihugu kimwe cya Kongo gusa leta y'ikindi gihugu se gute birashoboka se ko wagira abaperezida babiri perezida wacu n'uriya w'ikirwara dushaka gukuraho cyane rwose hanyuma tugashiraho n'ubuyobozi bwe bwose bubi noneho ubundi amahoro agasagamba igihugu kaja ku murongo nk'ibindi byose andi makuru atugeraho ari hariya abanyamakuru cyangwa se imbone z'ijisho z'Urubunga TV ndetse n'Isobeko TV ziri mu gihugu cy'u Burundi ziratubwira ko nyuma yaho Munigantama azamutse imurenge ruguru akajana n'abarundi ashikeyo ashaka ko abarundi aribo bakomeza kumubera aba escort abarundi ngo baramubwira ati ntibishoboka twagucungira umutekano twaragushikije asiga ushaka abana banyu b'abanyamurenge uri wanyu aribo bakubera aba escort uri wanyu bazoza ku escorting arangije ngo agerageza ko bashaka no kugura abana b'irwanaho ngo baha amafaranga menshi cyane ngo baranga arahebura ngo hebuye ngo bituma agaruka i Burundi amakuru tugeraho muri iki gitondo nuko ngo yirukanse mu nkambi zya nkambi ari nkambi bita mu Nyenkanda inkambi bita mu Kavumu inkambi ya Bwakiriza aho hose ngo aza kubonwa abasore barenga 200 ya convince yishe ngo yarimo bisha amafaranga atagirwangana aniyo makuru rero atugeraho sinzi ko hari ico oyavuga kugira ngo tugane ku musozi byanavuzwe na mbere yabitangiye nka mbere ho anagenda harawe yazamukanye anga bavuga ngo 2025
abandi bakavuga 30 abandi ngo 50 ariko bose uko baba bangana ni kwa kuja muri kote mbi hararana abana muri kote izabamarisha kandi mu buryo buziguye n'abana babajanwa muri adushi bo harabazishwa tutanabise hari abana nta mutekano bafite umuzalendo we kumwe nabana muri gantama bigeze kuva ko bigeze kumushe bazalendo rero ngo umwana akonkobose mu nkambi kubera $100 abana bacu reka tubahamagara ahantu bari hatandukanye muri amakambi y'u Burundi mwirinde nta muhaye muja n'umuriro n'abagabo babyigiye wananiye kuzimya kuko kuzimya umuriro w'abantu birwanaho ntivyoroshe ntimwobanesha ntivyoshoboka rero n'uburyo bwo kugaruka ashobora kubazamukana bashika hariya bakasanga urupfu ntiwobona aho baca bacika bagaruka kuko ni muri babazalendo barafata bakabica akabatama uko bazalendo abazalendo ntibashaka kumenya ngo uyu ngo ni umupatriote uko bashuka numvaga babita abantu tugara ngo bakongomani timwebwe muri abapatriote patriote ni twisi abantu bumva kuko Kongo ifite system mbi mwebwe nti muri abapatriote ahubwo muri abanzi b'igihugu mu gisenya mu bikorwa mukakivuga neza amagambo ibyo sibisho rero aba bana baye bazamuka hari n'akavideo nabonye akagarakaga bagenda bacisha ku mbuga berekana abana basa n'abari mu interview ariko ukabona arakantu kijimye ashaka kwatana nakukuri ngo n'abana bavuye muri twirwaneho ngo bage muri leta ibintu ngibyo ngo noneho bakabesha ngo bazobatuma ngo kwiga ngo kitona mu gisirikare cy'umwuga muri mukaga naho kitona n'ahandi haguye abacu baracari n'ubungubu kabaro kura gufungirwa no kuja gufungwa rero umwana ufite ubwenge yitonde yihanganira ivyo arya niba atanabyishimiye ni iminsi mikeya ibintu bikaja ku murongo muniga ntama ntabashuke ntaca azashobora ntaca azageraho nawe ubwiwe arabizi ahubwo wenda niyo kontara twavuze ni amasezerano asinyanya Kinshasa bamufungura ahashagera ngo ashire mu ngiro ariko ndivyo koraho ko ari mu mafuti ukuri rero go hari nuko kwirwana bidafite kwagarara tutaragera ku ntego kandi iriya ntambara tuzayitsinda rero abana bacu babemenge mwirinde gushukishwa amafaranga ntagura ubuzima amafaranga ntagura ubwoko mugumaho muri igihe kigeze muzataha cyangwa se mubone za resettlement muje hanze ariko mu byukuri mureke kuja kwitanga umugambi wabirwanaho mureke kuja kwitanga umugambi w'Imana ku gihugu nubaruko yego urakoze cyane reka rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu aya makuru turaza wenda kongera kandi kuyacukumbura cyane dushaka naho nyuma yaho rwitsa kuko yagiye maboko y'abasore birwanaho bimeze gute byagenze gute hari ahandi se bo bafashe byaba byifashe gute aya makuru yose tubibutse ko ntahandi mugomba kuyasanga na Kurunga TV ndetse n'Insobeko TV dusoza bwana Dr sinzi ko ari cyo wavuga hanyuma dusoze ikiganiro cyacu iri jambo rimwe nzansorezaho iyo warankurikiye no ubumwe bwacu abanyamurenge n'abandi barengana aravuga batutsi iyo mvuga Akagara n'abari abo muri Nord Kivu bafite ibitugara twabona ibigarasha niko nabyita yego bose aho bari ni bagaruke ntaho bahaye baje ni bagaruke mu muryango bahaze twubaka igihugu dufatikanye n'abandi bakongomani bose muri rusange kandi ndashima cyane AFC amakuru dufite nuko hari Bukavu na Goma n'ahandi hose duce barimo abaturage batangiye kumenya igihugu icarico agaciro k'igihugu amakuru dufite nuko n'indanga agaciro z'umwana w'igihugu zitangiye kubinjiramo AFC hejuru uniyokeje akavideo n'amafoto nabonye y'amabandi cyangwa se abajura bahari Bukavu muri essence barimo basinya kuvuga ati kuva none kuzageza mpfuye sinzogera kwiba akazi ndagaseze AFC we nasetse none amaze kumenya icari cyo mu gihugu hakazi kumwe ibyo no gusenya no kuca no kurimbura none n'umwana w'igihugu n'umupatriote
bagiye gukora abo ngabo rero nabavuye muri ya groupe twaye turwanya abo bose bari muri Wazalendo na FARDC n'interamwe n'ibindi tunabwira n'interamwe gutaha igihugu cyawo cyaratunganye niba tuvire mu gihugu bagende baje gusaba imbabazi wabo bagende baje kandi wabo haba imbabazi tarabona handi yandu kwisi aho umuntu avuga ngo niciye umuryango wano nakanda urangiza bugacu kabona bawo baramubabariye kandi ziriya mbabazi ntiziva ku kindi suko bavuze ngo twirengagije amaraso y'abacu bapfuye cyangwa nukugira ngo bubaka amahoro ahoraho rero interamwe sinzi n'izina mu muntu interamwe ngo ryari izina ryiza barikoresha nabi iyi FDLR sinzi icyo risobanura ariko ni nk'umutwe witwara gisirikare ngirengo ndaca bazageraho nibataha igihugu cyabo kiraho kungahaye kimeze neza batuvire mu mashamba yacu turagira inka tuyacamo dutuje hara muri Kongo twararaga hanze urabizi turagira urusaku kumvaga n'urw'inyamaswa n'inyoni n'ibindi twari tukirira abantu kababwira n'ubwo ugafata cyangwa so wanyu munda ati papa size abati ni igikoko nta mwazi twageraga muri Kongo gose ukaba uryama mu nka hagati ugasinzira batuvire mu bisambu byacu bave mu birombe by'igihugu batahe baje wabo bave mu nzuri zinka turagire tubona amahoro nayo ngayo niyo ubwo butumwa duhaye FDLR na coalition n'abatashe ejo bundi nabonye abagore batanga ubuhamya agafoto n'utuvideo nabonye kuri Sabune TV yabakoresheje bataha 300 yerutse gutaha abantu bapfuye none ubuhamya bwa bamwe nabonye harubwo n'abantu mbona nakurikiraga ejo bamaze gusa neza babarisize barakeye imibiri yabaye imibiri umuntu wagiye wabo none ayo mashamba mupfiriyemo mu rwara nimubone bibavuza ni mutahe ibindi muzabimenyera iwanyu mudusigira igihugu urakoze cyane bwana Dr ku mwanya wawe ndetse n'amakuru udahwema kutugezaho turashimira abakunzi b'Insobeko TV n'abakunzi Urunga TV mukomeze kubana natwe nanone tubibutsa ko ari byiza gukora subscribe kugira ngo mwe mudushigikiye nanone n'ibiganiro byacu muzo mubibonera kugihe rwose nakagaruka